bakunzi ba Twige Muzika, ndabashimiye kuba mwafashe umwanya mugafungura ino video. Twige Muzika bagezeho byinshi cyane, ibiganiro bijyanye n'umuziki, amasomo, ibyegeranyo ndetse nkanafasha kuvumbura impano zitandukanye. Muri umwanya rero nkaba ngiye kuganira n'umwana muto ufite impano yo kubyina kugira ngo atubwire byinshi ku mpano ye. Mbahaye ikaze mu kiganiro Twige Muzika. Hanyuma watangira wibwira abakurikiye ikiganiro Twige Muzika. Murakoze. Banyita Shema Bertin, ndi umwana utuye Isave ku cyapa, nkaba nkora akazi ko coiffure ndogosha, ariko nyine nkaba mfite n'impano yo kubyina. Bertin ufite impano yo kubyina. Hanyuma Bertin, iyo mpano yo kubyina wayivumbuye gute? Impano yo kubyina nayivumbuye nkiga nko muri primaire mu wa gatanu. Najyaga mbyina nyine kwa kundi nyine ku ishuri, apeti benshi nabo bakavuga ati kabisa Bertin uzi kubyina, ariko nyine nabuze mbambura uburyo ki nazamuka byibuza ngo nkuze talent yanjye. Umaze kubona ko ufite impano, wabuze uburyo wakora kugira ngo utere imbere. Hanyuma nyuma yo kubona yuko ufite impano, urangije ubona nta buryo wayiteza imbere, wahise ucika intege urekeraho? Sinacitse intege, urumva nyine nabyo ndabikora sometime, ariko nyine mbambura nyine motivation. Ubura wenda motivation cyangwa se inyongerambaraga yagufasha kuba wakomeza igikorwa cyawe cy'impano yo kubyina. Hanyuma waba waragerageje kuba waganira n'abandi bantu b'ababyinnyi bari mu bice bitandukanye by'igihugu kugira ngo babe bakubwira uburyo babigenje kugira ngo babe impano yabo yatera imbere? Nigeze guhura n'umuhungu wabyinaga muri The Hunters nyine muri MTN, barahura ambwira uburyo ki ngo wenda yamfasha ngo tuzamukana nyine mu mwuga we nawo kubyina. Twaje kuburana nyine, twe twahuriye muri bus turi kuganira gutyo, nta twongeye kubonana. Ntabwo mwongeye kubonana, ariko mwari mwagiranye ibiganiro. Hanyuma mu biganiro mwagiranye se wigeze umubaza nibura ibibazo bimwe wari ufite amatsiko ku mpano yo kubyina? Urumva nyine nabimubwiye nimero, ahubwo mu nyuma naje kumuhamagara, nimero numva sigicamo nyine. Nakomeje muhamagara igihe kinini, numva nimero sigicamo, nshika intege nyine, nta wundi muntu urabona mwaganira kugira ngo akubwire uburyo wabigenza kugira ngo impano yawe yo kubyina uyiteze imbere. Hanyuma tukiganira ndashaka kukubaza, ababyeyi bawe se bo bari bazi ko iyo mpano ifite? Ntabwo bari babizi, kuko urumva papa na mama bakoze divorce nyiri umupeti muto, mfite imyaka 8. Ubwo umwe yari yigiriye hanze, papa nawe ari hano mu Rwanda, ariko nawe ntabwo tuba turi kumwe. Urumva nyine starago nyine zabaye nyinshi nyine. Wagiye uhura n'inzitizi zituma ababyeyi bawe batabona impano yawe bagufasha kwiteza imbere. Hanyuma ababyeyi bawe ntibazi uko bimeze? Nta n'undi muntu wo mu muryango wari uzi ko ufite iyo mpano? Undi usibye sister tuvukana mutoya, nabwo kandi ntabwo turi kumwe nyine. No banshyiragamo, wambwiraga ati Bertin komeza ubyine ndabona ubizi, ariko nawe kubera kwiga ntabwo tukibona neza. Hanyuma Bertin, impano yawe kubyina yavamo umwuga ushaka ko wagutunga? Ese nibyo koko wumva wavamo umwuga wagutunga? Kabisa ndabikunda byatari mu mutima wanjye, nuko mbura nyine umuntu wamfasha, cyangwa ndabura na club najya kubyiniramo nyine. Ndabura club wajya kubyiniramo. None se hari ababyinnyi waba uzi umwuga wo kubyina wabutunze? Barahari benshi, mba mbabona za YouTube ku mateleviziyo, ariko nyine amazina yabo babita ntabwo ushobora kuyamenya, aba ari menshi cyane. None wumva ari ubufasha ukeneye kugira ngo impano yawe kubyina ibe yatera imbere ndetse unamenyekane? Impano yanjye nyine na video yanjye nayishyira ku rubuga, bakayireba bagaheraho nyine bavuga ati ubufasha umupeta arabukeneye. Uvuze iby'urubuga, ndatekereza nti ese njya mbona wenda nk'abandi bana bafite impano yo kubyina, hari ukuntu bifata amashusho wenda ugasanga amavideo yabo cyangwa se amashusho arimo barayasakaza ku mbuga zitandukanye nka Instagram, Facebook, Twitter ndetse n'izindi zitandukanye. Wowe ujya ugerageza kuba wakwifata nk'amashusho wenda ukagenda uyasangiza abantu? Kubera phone mfite muri no minsi ifite ikibazo,
ariko iyo mfite indi phone ndabikora nyine nuko indi nari mfite barayinyibye. Iyo mfite ntago ibikora neza. None urumva ari nk'ubufasha bukeneye ku bantu bafite wenda ubushake bwo guteza imbere abana bafite impano yo kubyina? Ubufasha nabasaba mbonye byibuze nk'umuntu wanzamuraho gakeya byibuze. Ubonye umuntu wakuzamura akakuzamura mu buhe buryo? Akamfasha nyine iyo phone nkajya ni kamera cyangwa nkashaka kurunjyamo nyine nkajya tuvido twari tudupostinga, nta kibazo nta bindi. Umva ufite ibyifuzo by'uko impano yo kubyina wagira umwuga wagutunga? Umwuga wo kubyina ndawukunda, ahubwo nuko mbura ubushobozi wantunga. Ese windi kubyina buriya hari ikintu bifasha ubuzima? Kubyina ni byiza, biraruhura, urishima, n'abantu bakubona uri kubyina nabo barishima nyine. Iyo urimo urabyina waba wumva ufite ibyishimo? Ni ibyishimo gusa kubyina barasiba imazi, nta wundi mumaro wo kubyina, ku buryo wenda n'abantu bari gukurikira kino kiganiro bakunda kubyina, ku buryo niyo babona abana baba bafite impano yo kubyina bakaba bagira ubushake bwo kuba bateza imbere iyo mpano yabo. Buri ikintu cyose iyo ugikoze gikunze kandi ukaba uzi ko ikintu uri gukora kigomba kuvamo amafaranga, nta kuntu utagikora ngo gishimishe abantu. Cyambere ni discipline, cyambere ni ikinyabupfura ugikorana. Hanyuma uvuze ikinyabupfura, mu muryango mugari utuyemo cyangwa se muri sosiyete utuyemo, iyo abantu babonye ubyina bagufata ute wowe mu uko biri kose? Iyo ukora igikorwa hari ukuntu ugenda ubona amakuru atandukanye y'uburyo abantu bagenda bavuga ku gikorwa cyawe ukora. Nkawe iyo ugerageje wenda kumva ibitekerezo by'abantu, wumva kubyina kwawe babifata gute mu muryango mugari utuyemo cyangwa muri sosiyete? Urabona nka gutya nituriye ahangaha Isave nyine, hari ubwo njya mbyina nyine ndi kumwe n'inshuti zanjye, bamwe bakabyishimira, bamwe nyine bakangaya, urumva nyine nawe ukundwa na bose. Bakakugaya mu buhe buryo? Bavuga ko wenda bakugaya mu buhe buryo? Si ubwo ngubwo baravuga ati uriya muhungu ni indisipurine, ukuntu ari kubyina, ariko nyine njye mba numva njyewe ari nka talent yanjye. Ariko kandi nkabona ntabwo bibangamiye, kuko nimba uri kubyina ntabwo ututse umuntu, sinzi ukuntu babifata nyine. Ubona biterwa n'iki? Impamvu nyine bivana nk'ahantu uba utuye nyine nka karitsiye, manza ari cyo kibazo problem. Ese nk'umubyeyi ufite umwana ufite impano yo kubyina, umva mugira inama yuko yareka umwana we impano yigatera imbere? Abantu benshi cyane nyine mba numva byibuze n'abapeti tukajya tubyina nyine, tugakora crew imeze neza, tukazamuka tukareba ukuntu byibuze byagenda. Abo bana bagenzi bawe mubyinana, iyo muganira wumva se ababyeyi babo batababwira ko ibyo bintu babireka, bavuga wenda ati birabarumbya, ntabwo ari byiza, murebe izindi mpano wenda mwifitemo muziteze imbere, bakubwira ko ababyeyi babifata gute ibyo bintu? Ibyo ngibyo nyine urumva ntabwo byabura, kuko urumva iyo ukiri umupeti ababyeyi nyine bakubwira ati ibyo ngibyo uri kujyamo ni agakungu. Mu by'ukuri nyine ababyeyi ntabwo ahantu wajya ntabwo bahaza nyine ngo byibuze ari talent ufite, kandi no mu rugo kubibereka, ushobora kubibereka ko ati reka wapi wabaye indiscipline bananiranye. Ubufasha turabura ubufasha, nta kindi, urabura ubufasha. Hanyuma ubwo bufasha mwumva bwaboneka gute? Wumva ari nk'iki? Wenda abantu wenda tugarutse kuri icyo kibazo cyane cyane iyo umuntu afite impano nk'iyo ngiyo, kiba gikenewe ni ugushakisha uburyo iyo mpano yiwe yatezwa imbere. Ni ubuhe bufasha mwasaba wenda abantu? Ubufasha twasaba abantu nyine twapostinga ubuvido bakabubona, urabona ko phone dufite ntabwo ikamera neza, noneho tukamara gupostinga ubuvido bigaheraho nyine babona nyine ubukene dufite nyine. Okay, Bertin, ndagushimiye cyane, Imana igumugisha. Namwe murakoze. Okay, bakunzi twige muzika, ndabashimiye kuba mwafashe umwanya wo gufungura ino video mugakurikira icyo kiganiro. Ni byiza cyane, ni ikiganiro aho dufasha abana bafite impano kuba bamenyekana, bityo umuntu ufite ubushake bwo kuba yabateza imbere akabateza imbere. Ndabashimiye, mukomeze mukore subscribe, share na comment kugira ngo iki kiganiro gitere imbere. Bye bye.